mu mutima wanjye Hallelujah. ubanza ngiye gutabarwa Mana ishimwe. nahoranaga umubabaro mwinshi cyane nahoranaga intimba nyinshi mu mutima wanjye Hallelujah. ariko uyu munsi Mana ishimwe. ndumva utandukanye n'indi ubanza ngiye gutabarwa Hallelujah. nahoranaga umubabaro mwinshi cyane nahoranaga intimba nyinshi mu mutima wanjye Hallelujah. ariko uyu munsi ndumva utandukanye n'indi ubanza ngiye gutabarwa ndumva imirindi ituruka kure Mana ishimwe. ndumva guhorera Hallelujah. kw'abamarayika ndumva guha kw'amababa yabo ndabona ubutaba Rukomeye. Ni uwuhe muhanzi ukubera icyitegererezo mu bahanzi bariho ubu? ntabwo mfite abahanzi babiri nkunda cyane ngenderaho Mm. ni nka batatu Mm. ariko nkunda Mbonyi Israel Mbonyi Mm. nkakunda na Bosco Nshuti Mm. n'undi bita Nkomezi Prosper. Nkomezi aririmba iyihe Nkomezi? Nkomezi aririmba indirimbo z'Imana nawe niwe aririmba nzayivuga ineza yawe mwami Aha. asa n'umanitswe mu mayira abiri nguhanyura yitegereze uko nakojejwe n'isoni ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira ndeba muri ya mvugo yari isanzwe abantu bashobora kumva vuba ni iyihe? nakuze ndi mayibobo niko nabyita nabaye mayibobo igihe kinini kuva mfite nk'imyaka nk'icyenda kugeza ngeze muri 16 gutyo nari umwana muto ariko nari akabandi gateye ubwoba birumvikana kubera ubuzima none maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye cyangwa se mu buzima bwanjye nabonye impinduka birumvikana ngeze mu rusengero nasanze ababyeyi bakunda abantu basanga abapapa bakunda abantu bakugira inama batakuzi bataza utaha bakakwitaho mbese urumva ni ikindi kintu gishyashya nari mbonye maze kwakira agakiza bishatse kuvuga ngo wahinduriwe ubuzima umaze kumenya Yesu kubera ahantu yakuvanye ahita akwinjiza ahandi. Mu gihe wari uri Irembo ryera TV Irembo ryera TV nagira ngo twongere tubasuhuze inshuti bakunzi b'Irembo Ryera tubifuriza umunsi mwiza tubifuriza ibihe byiza aho muherereye ari abaryamye cyangwa se ari ababyutse ndagira ngo n'ubundi tubifurize amahoro y'Imana. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana nk'uko bisanzwe kandi tubashimira cyane ko mudukurikira ku Irembo Ryera kuko mwahisemo neza. Irembo Ryera ni ubuzima bwuzuye kwinjira muri iryo rembo. Iyo tuvuze iryo rembo tuba dushatse kuvuga Yesu Kristo. Yaravuze ngo ni gerembo ngo kandi umuntu azinjira muri rye asohoke. Yarashatse kuvuga iki? Yarashatse kuvuga ko hari ubwisanzure bwo muri Kristo Yesu. Ndagira ngo wakire ayo mahoro yawe, wakire ibihe byawe, wakire umunezero, wakire ibyishimo. Uyu turi kubona kuri kamera ninde kandi avuye hehe? Ndamugarukaho mu kanya ariko reka mbanze ndamutse aba bantu bari mu mujyi wa Dubai. Ni inshuti zacu zidukurikira ariko sindi burenze ingohi abantu bari hano mu Bubiligi hari
abantu bari hano muri Canada, muri Maine, mu mujyi itandukanye hariya Amerika, mwese muradukurikira kandi turabakunda. Inshuti zacu z'ibujumbura, ese namwe muraho muri amahoro? Ariko reka njye hano Kishasa gatoya nawe nongere mbasuhuze. Kampala na Kigali muri inshuti zacu zo kwifishi, reka tubaramutse mwese tubifurize umugisha w'Imana. Ndabona kandi haramutse neza, burakeye n'amakuru dufite aratubwira ko dufite ibihe byiza. Inshuti zacu rero mwebwe mudukurikira, ndagira ngo nkwibutse kuba bikwemereye kandi bigukundiye ukore icyo bita subscribe, hanyuma ukore na comment, ukore na share. Hari abantu b'inshuti zacu biyemeje kugabana natwe umugisha, ni ukuvuga ni abantu bajya basangiza ibiganiro byacu duha abantu kugira ngo bigende neza. Mu ntego nyinshi irembo ryera rifite rizabagezaho mu minsi iri imbere, ni uburyo bwo gusana. Turashaka kubaka ubumuntu bwuzuye mu muntu w'imbere n'uw'inyuma, kugira ngo ukusa uba ari kunasa ku mutima kandi bigende neza. Tudatebye rero, hano imbere turi kumwe n'umuntu twanyarutse kandi turamubarebera, ariko ni umuntu Imana iri gukoresha cyane, afite amagambo y'Imana, ni umuhanzi kandi ukiri muto urimo uzamuka, Imana irimo ikoresha ibintu bikomeye. Murabona ko yambaye neza, ariko mu kanya ndaza kumubaza ibibazo. Urabona ko style y'abahanzi bagira ukuntu bogosha ubwanwa, bagira ukuntu bafite, hari ukuntu baba bakeye. Abadukurikiye bakurikiye irembo ryera, mbere yuko tuza kubasengera ngo mwinjire muri iryo rembo namwe mukeye, tubakubise icyuhagiro kandi gikwiriye. Amazina yanyu ni ayahe? Amazina nitwa Jasper Mugisha, mu rugo ni inaha mu Gatsata, navuga ko ari nkaho ariho navukiye, kuko niho mu Gatsata ka Kigali, mu Gatsata i Kigali, kuko niho nakuriye ubuzima bwanjye bwose, niho nabumaze. Ndi umukristo, nsengera Bethesda Holy Church, ahazwi nko kwa Bishop Rugamba. Watangiye kuhasengera ryari? Bethesda haciyeho nk'imyaka 2. Nasengeraga muri ADPR, then after umwuka aza kunyobora aha indi nzira nyine. Igihe wari uri muri ADPR wari uyobowe n'umubiri? Nari nyobowe n'umwuka. None ariko arivuguruza umwuka? Nago yivuguruza. Hari inshingano yari yarahampaye, zimaze gusa nk'izirangiye. Asa n'umanitswe mu mayira abiri, guhanyura yitegereze uko nakojejwe n'isoni, ndanyuzwe kuko ngufite, ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Ndeba imibatizo 2 yakumariye iki? Ikintu yamariye navuga gikomeye, yampinduriye ubuzima, ko ubuzima nahozemo kera ntarabatizwa, ntago aribwo navuga ko mbayemo ubu ngubu nabatijwe. Nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. Wumva ibintu birahindutse. Tumaze kumva umwirondoro wawe, reka twinjire mu iryo rembo dusenze. Mana, turagushimira kugira neza kwawe, kandi tugushimira ubuntu bwawe bwihariye n'urukundo rwawe rusumba izindi nkundo zose. Narishatse kuvuga ngo urukundo rwawe rurayoboye, kandi twese abo ku isi twemera ko urukundo rwawe ruyoboye, kuko rwatumye utanga umwana wawe kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Twinjiye muri iri rembo, ariko turasaba ubwiza bwawe ngo bwururuke. Ari uri kutwumva n'uri kutureba ahabwe umugisha, kandi natwe tuvuge nk'ababwirijwe nawe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Mugisha, nizihe mpano waboneye mu rusengero? Ngigeramo naje mfite, navuga ko ari nk'impano navukanye, ntago nabyize cyangwa wenda ngo ngira ahandi hantu mbikura, nabyiyumvisemo. Impano yo kuririmba, mu kumenya kuririmba nahise nigeramo no gucuranga, n'ubundi bitabizira rimwe. Ngaho turirimbire twumve nk'imwe mu ndirimbo uririmba.
ndaririmba indirimbo nahereyeho nayihawe n'umwuka wera ndumva ariyo nabanza. ntacyo. Ndumva mfite kwizera muri njyewe, ndumva ibineza neza muri njyewe, ndumva ihumure mu mutima wanjye, Hallelujah. ubanza ngiye gutabarwa. Imana ishimwe. Nahoranaga umubabaro mwinshi cyane, nahoranaga intimba nyinshi mu mutima wanjye, Hallelujah. ariko uyu munsi Imana ishimwe. ndumva utandukanye n'indi, ubanza ngiye gutabarwa. Hallelujah. Nahoranaga umubabaro mwinshi cyane, nahoranaga intimba nyinshi mu mutima wanjye, Hallelujah. ariko uyu munsi ndumva utandukanye n'indi, ubanza ngiye gutabarwa. Ndumva imirindi ituruka kure, Imana ishimwe. ndumva guhorera Hallelujah. kw'abamarayika, ndumva guha kw'amababa yabo, ndabona ubutabazi bwanjye bungezeho. Ndumva imirindi ituruka kure, ndumva guhorera kw'abamarayika, ndumva guha kw'amababa yabo, ndabona ubutabazi bwanjye bungezeho. Vuga ngo amen rero. Amen. Ko numva ufite ijwi nk'iry'ikizima neza, ufite ijwi riryoshye ku rwego rukomeye. Ni uwuhe muhanzi ukubera icyitegererezo mu bahanzi bariho ubu? Ntabwo mfite abahanzi babiri nkunda cyane ngenderaho, ni nka batatu, ariko nkunda Mbonyi, Israel Mbonyi, nkakunda na Bosco Nshuti, n'undi bita Nkomezi Prosper. Nkomezi aririmba iyihe Nkomezi? Nkomezi aririmba indirimbo z'Imana, nawe niwe aririmba nzayivuga ineza yawe mwami. Aha. Muri abo bose ndashaka kugira ngo nkubaze, ari Nkomezi, ari na Mbonyi, ari na Bosco Nshuti, uraririmba agatero kamwe kuri buri ndirimbo yabo, kuko niba bakunda hari ukuntu binjiye mu maraso yawe ho gato. Uyashira imbeho rwose uririmbe, kuko hari ukuntu baririmba. Ibyo ari byo byose iyo urimo witoza cyangwa se ufite role model wawe, usa naho ugenda nkawe. Ubwo kamere kuri Mbonyi. Numva ijwi ry'uburira asa n'urangurura, hamagara Yerusalemu ngwino nsa, asa n'umanitswe mu mayira abiri, guhanyura yitegereze uko nakojejwe n'isoni. Ndanyuzwe kuko ngufite, ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Ndeba hirya, ndeba hino, urukundo rurangose. Amen. Ubwo Bosco Nshuti. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni cye, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa
Yesu Kristo, ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni cye, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. That's good. Hanyuma Nkomezi Prosper, Nkomezi. Aho hose nzayivuga ineza yawe mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga, nzavuga kugira neza kwawe yo, aho nzaba ndi hose, haleluya. mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayiririmba, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, Nzavuga nkiriho, sinzaceceka, haleluya. kwamamaza iyo neza, nzayiririmba nkiriho. Nari ngiye kuvuga ngo baguhe amashyi, ariko n'ubundi amashyi rwose abantu bakurikiye irembo ryera mwese muyahe Imana, ndetse n'uyarayakwiriye kuko afite ijwi ryiza. Hanyuma bwa mbere winjira mu rusengero n'iki wabonye? Bwa mbere ninjira mu rusengero nabonye urukundo rw'abantu, kuko aho nahoze navuga ngo ntabwo narubonaga, kuko nakuriye mu buzima bw'umuhanda, urumva nyine nta rukundo ruba rurimo, iyo wibye barakukubita cyangwa niba warakuriye mu buzima bw'umuhanda ushatse kuvuga iki? Muri ya mvugo yari isanzwe abantu bashobora kumva vuba ni iyihe? nakuze ndi mayibobo, niko nabyita. Nabaye mayibobo igihe kinini, kuva mfite nk'imyaka nk'icyenda kugeza ngize muri 16 gutyo. Nari umwana muto, ariko nari akabandi gateye ubwoba, birumvikana kubera ubuzima. none maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, cyangwa se mu buzima bwanjye, nabonye impinduka, birumvikana. Ngeze mu rusengero nasanze ababyeyi bakunda abantu, basanga abapapa bakunda abantu, bakugira inama batakuzi, batazi aho utaha, bakakwitaho mbese. Urumva ni ikindi kintu gishyashya nari mbonye maze kwakira agakiza. Bishatse kuvuga ngo wahinduriwe ubuzima umaze kumenya Yesu, kubera ahantu yakuvanye ahita akwinjiza ahandi. Mu gihe wari utaramenyera sosiyete cyangwa se gurupe wari winjiyemo nshyashya, usanze ari gurupe, wasangaga ari gurupe ikoma amashyi, iririmba, utarubimenyereye, wari umenyereye kubona ahantu abantu baterana ibyuma, ahantu umuntu akandagira undi natake. Iyo sosiyete kuyibamo byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo ubashe kuyimenyera? Naratunguye cyane nkimara kugera mu nzu y'Imana, kubera ko ahanini n'ubundi nubwo nabaga mu muhanda gutyo, nakundaga gusenga pe. Nubwo nari umwana muto, nakundaga kujya muri école de dimanche, rimwe na rimwe nyine nkaba ndimo. Ntago wenda navuga ngo byarangoye cyane kwiyakira, kubera ko ahanini nagiye nsangamo abana duturanye muri quartier, nubwo wenda byari bigoranye, muri bamwe bansekaga bavuga ati biriya bintu ugiyemo ntuzabishobora, ariko byaramfashije cyane kuko nahise ngira n'umugisha, barankunda. Korali y'abana ndayobora, kubera ko twari tukiri abana, nari mfite ijwi nyine nkaho risa nkaho navuga ngo ni ryizamo gake, bahita bangirira icyizere, bangira umuyobozi. Ntago byangoye cyane, kuko nagiye mbese meze nk'uwisanga muri bo. Hanyuma utangira kumenyera, ugenda ukura. Uwo munsi ujya mu rusengero, abiwanyu babifashe gute? Abo mu rugo barishimye cyane, kuko buriya birumvikana kuba wari ufite umwana ari mayibobo,
yagiye yavuye wenda mu Gatsata yageze i Kanombe ntuzi ko yagezeyo rimwe na rimwe yari ngiye nagendaga ngakubitanirayo na papa cyangwa na mama bari bazi ko nagiye ku ishuri ugasanga nakwebye urumva biba ari amashimwe barishimye cyane mbona nyine ni ikintu gitumye nanone bamfata ukundi kuntu kwiza kutari gusanzwe nyine. Mama wawe arasenga na papa bose barasenga ni abakirisitu ubwo ni ukuvuga ngo bari baragize umutwaro ukomeye cyane wo gusengera Imana irakwifatira kugira ngo ube uko ishaka. Hanyuma kuki wahisemo kugomeza kuba umuhanzi? maze kugera mu nzu y'Imana natangiye kwakira impano nanjye nyine ko numvaga mbyifuza nemerera umwuka wera kugira ngo abe ari unyobora muri njye. Natangiye mpimbira amakorari menshi yo mu Gatsata za Loanje n'izindi nyinshi zo mu Gatsata. Nagiye mbaha indirimbo umwuka wera akanshoboza mu bantu bakuze nkabandikira indirimbo nkazibashyira bakazikunda. Nyuma nza kwicara ndatekereza ndabasonge sinakora indirimbo yanjye naririmba ku giti cyanjye. Ndabisengera ngize amahirwe umwuka wera aranyemerera nanyobora akorera mu muntu ntatekerezaga nyine ko yakoreramo. Arambwira nkurikije ukuntu numva uririmba waretse nkakujyana muri studio ukagenda ukaririmba. Aranjyana tujya muri studio turarecording indirimbo ya mbere arabikunda dusubirayo turikodinga n'iya kabiri. Nyuma nyine bigenda biza gake gake ndikodinga n'iya gatatu mu bushobozi bwanjye nari mfite nkora umaze gukora indirimbo 4 ziri hanze z'Imana zimbaza Imana. Nuko nyine byagiye biza kandi n'ubu ndakomeje ndumva nta mpamvu zo guhagarara. Nta mpamvu yo guhagarara no gukomeza ugakora. Hanyuma itorero aho uri rigufashe iki? Itorero aho ndi ahanini nyine ikintu numva rimfasha buriya nkeka ko umwana nyine atakwirera buriya ngo bikunde cyangwa se bafite uburere buhagije. Ariko wenda icyo navuga discipline bamfasha kugira discipline no kumva nyine ko mfite abantu bandi bugufi. Nahanini nyine n'ibyo bintu binini nyine wenda navuga bihambaye bamfasha. Usibye ko hari n'igihe nyine wenda mu kindi gihe kizaza ntazi hari n'ibindi bintu wenda nshobora kuzabakuraho nk'ababyeyi banjye. Hanyuma abantu bafite ijwi nk'iryawe kandi baririmba neza nkawe basoza barangiye bagiye gucuranga umuziki w'isi muri guma n'ahandi kandi numara kugaragara cyane hari abantu bari buze kukurambagiza kugira ngo iryo jwi ryawe barijyane. Witeguye ute ko bashobora kuza kukujyana kandi baraguha amafaranga menshi buriya? Hari ikintu waruhereye uvuga ngo iyo abantu baririmba neza wenda bamaze kumera nk'abazamutse babivamo bakagenda. Ariko nagize amahirwe ntabwo navuga ngo ni n'amahirwe njye ntabwo nabifashe nk'amahirwe. Nabonye abantu bapromotinga wenda barambwira ati ngwino ukore sekira zirimo amafaranga ibintu bya gospel nta mafaranga bibamo. Numva koko nanjye nagenda ntabwo nakubeshye nabitekerejeho numva koko nanjye nagenda. Ariko nza kwibuka amasezerano menshi nagiye ngirana n'Imana n'imihigo nagiye mpiga mvuga ni sinzareka kugukorera ibintu nk'ibyo. Ndangije mbitekerezaho ndavuga yego muri sekira harimo amafaranga ariko si n'ubundi amafaranga nzi neza ko Imana yabishatse muri sekira ntiwayabona. Yabishatse wabijyamo muri sekira ntuyabone ko turabizi neza ko hari abahanzi benshi twumva bazamutse ejo ukumva yamanutse ukumva undi ariho arakomeje ejo bundi ukumva arazimye. Ndavuga nanjye bingendekeye gutyo ndavuga ni cyaba cyiza nuko naguma mu muhamagara Imana yampamagayemo akaba ariwo nkoreramo kuko naranabigerageje pe nkora indirimbo imwe ya sekira mu gihe cyo kuyishyira hanze birangora cyane numva nyine sindi kwemeranya n'umwuka wera ndayireka mba nyiritse ndayireka pe bashaka ko nyikorera na video ndayihorera. Ndavuga ni ntago ari byo nahamagariwe ndabyihorera. Ariko ku icyo kindi cyo wenda cyo kuvuga ngo niteguye gute ku muntu wari wese wanyakira akaba yakoresha ijwi ryanjye se cyangwa wenda umuhamagaro akawuzamura mu bintu nk'ibyo njye ndi tayari kumvira icyo umwuka anshakaho. Bibaye bije urumva sinabyanga. Bibaye bije ibyo ngibyo
aje akaguha abasekira bakagutwara oya bakaguha sapoti ya none. ntabwo ari byo nshatse kuvuga bya sekiriro byo n'ubundi narabibonye, ariko ngewe icyo numva nifuza gukora ni umurimo w'Imana, nkaririmba indirimbo zihimbaza Imana, niwo muhamagaro njye wanjye numva mbamo. Ibindi byo niyo mbigerageje mba numva ntanabishobora, niyo mbitekereje mba numva ntabishobora. Biriya ntuzanabishobore, uzakorera Imana, Imana niyo izaguhezagira kandi izakugeza kure. Hanyuma ujya ukunda gusenga se? Ndabikunda, navuga ngo nibwo buzima bwanjye. Muri bino bihe twabayemo bya korona, nibyo bisa nk'ibyagiye bigonga abantu, ariko njye navuga ngo ahanini ubwo Imana yabindindiyemo, kuko byanyigishije gusenga. Byanyigishije gusenga bituma menya kwiyiriza iminsi 2 indi njyenyine uko bimera, menya gufata amasengesho nkiyiriza umunsi wose kuri njyenyine uko bimera. Byatumye nkunda gusenga cyane kurushaho ahubwo kuruta uko nasengaga na mbere. Numva ntasenze nta bundi buzima ahubwo nabamo. Reka rero tugushimire, wenda tudatinze cyane, dushimire ko ubanye natwe, uduhaye umwanya wawe. Ariko umuntu ashaka nko kureba nk'indirimbo zawe cyangwa kugusura uyu munsi, abantu bagira wenda channel, waba ufite channel abantu bashobora gusuraho nk'indirimbo zawe? Channel irahari. Channel yitwa Ikiganza TV. Ikiganza cy'umugisha cy'amahirwe. Ikiganza TV niko yanditseho. Ni karibu ku bantu bashaka gukora subscribe cyane, share, comment wenda nk'indirimbo kuzumva, n'ubundi bufasha ubwo aribwo bwose wumva watanga, nta kibazo. Ubwo rero ndagira ngo noneho udusengera Imana nawe, hanyuma tugushimire. Nakagaruka utaha uzazuzanye sete ducana umuriro, mbega tuvuge gukomera kw'Imana. Nta kibazo, murakoze cyane. Mana turagushimye, tugushimiye kuri Imana y'imbaraga, tugushimiye kuri Imana y'ubutware, tugushimiye kuri Imana y'ubushobozi, kandi ikiruta byose tugushimiye kuri Imana idukunda nta kirebyeho. Mwami, uyu mwanya tuzamuye amaboko tuguhimbaza, tuvuga kuri Imana igira neza. Tugushimiye ko wabanye natwe muri aka kanya, tugushimiye ko waturinze. Nyiringabo Imana uhabwe icyubahiro. Nyemerera ukomeze kubana natwe, ukomeze kuturinda, umwuka wera ukomeze kuba muri twebwe, kandi nyiringabo Imana ubwiza bwawe bujye burushaho gukomeza kuba mu ruhande rwacu, kugira ngo turusheho kukubaha no kukubahisha mu batubona. Nyemerera umwuka wera ukomeze kugendana natwe no kutuyobora. Mwami, ubwiza bwawe bube hagati muri twebwe, uturinde kandi uturindane n'abacu. Imbaraga zawe zihore kuri twebwe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Yesu aguhe umugisha. Atagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama, umunsi umwe nzawinjiramo, unda kumva amakuru y'umurwa, uri kura atagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama. Haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo.